Surprise! Sure? Yeah. Isura tunguwe. Tunguwe ni iki? Uri hano ute? Gusa wanyuze he kandi abana bose bari? Cyose ni nyende hano. Ikindi kandi zamu n'umuhungu wa Fred. Rega baziko ndi muganga baje kuvura. Hakintu kimwe rero bakeka. Ubwenge. Gusa ariko waranyanze. Kwanga byo byiborera ko n'inzozi z'ubugoryi. Nizo nzozi z'ubugoryi nagira ndamutse nekereje ko nakwanze. Nizo nzozi z'ubugoryi nagira ndamutse nekereje ko nakwanze. Ushatse kuvuga iki? Ushatse kuvuga nyine ko ibyo bintu nabitekereza. Sure. More than sure. Mvura si. So umuntu urembye? What the fuck? Ujya uba muzima? Ujya uba muzima ra? We? Kabiri kangahe njye nkeneye iyo mikino nk'iyakibonye. Ese koko kiri gikari cyo bitwaye. Afite umusatsi. Iyo mico ntabwo nyikunda wajya wa ni ingurube baturaguye mu kiraro bakayizana hano mu nzu. Uri kumva? Si boss kuko ukuntu nzi gukirigitana. Nzi gukirigitana, nzi guca inzara, umva. Nge noneho ahantu nabaga mu giturage cyacu. Bose ninjye wabaciraga inzara. None iyo bigeze ku kintu cyo gukirigita, umva. So umuntu urembye. Oya mvura mugore mwiza. Arembye cyane cyagahora. Uraza kuhakora hose umvuko bimeze. Mugore mwiza njye nandi umugore wa gisaza. Tuzajya n'umuntu ubona ndi umugore. Ngwiki? Nandi umugore wa njye ndi muganga ariko siko byibagiwe. Okay, uri muganga uvura hose. Anyway, njyame. Wabuzima mvunjamye hano se? Urayimbwira. Wait, gabanyamerwe. Tubabwira. Ndashaka nyine bebe, njye ndashaka amafaranga yo gushopinga. Usiko nta myenda ngira, ibisuko byanjye byashaje do ndi kwitegamo bino bintu mu mutwe, ndeba inzara shanda snipe. Kandi byose nabaza insana 200. 200, 100, 200. Nagari menshi. Utu duheri no wazanye kumbiri no twikise. Nukubera ubukene. Nta mavuta nyifite isabune yego. Guseruka ko amafaranga. Kwa nkuba? None seruka ko amafaranga ryari. Haba nishimiye ko ugira po imeze gutya nino. Banskanda kanyenyeri. What? Ngo rero banzu binsezeranye. Tezeranye. Reba hano. Baby no promise. 200. Akajana kamwe amajana 2. C'est presque rien. Sure. Okay.
sinanubwo wanza ukanisiga basi. Ese uryamana imyenda? Akazi kawe ni akazi. Nari nzi ko nyorohereza. No, mbaraga nifite. Kuri akazi kandi. Sonde no reka nkubaza. Nako. Ubundi unibambeshye bakaba wowe uturuka mu cyaro. Uturuka mu cyaro wowe? Aya. Urabeshya. Ntago sorry nukudona ukuri ninongera kugukora. Ntago ubucakura bwaba ari ubw'umuntu uturuka mu cyaro. Ce n'est pas possible. Ibyo ntago bishoboka. Urazunye kigeshwa ushaka konseduza ugera n'ibiki kugira ute uvuze ngo ariko se shaka nde umenyera kubi akoreka oya uri hano nk'iki wowe nk'inebyo bigutira nibi bintu wambaye urabona siko ko ibintu by'ingutiya boss se Erega njyewe nta umva ndinze nganuko sindabona umuhungu mwiza nkawe none hari amucyari wacu nabonaga baseka mana barudomoro bari mu bigage gusa aha najya ngumenyesha ariko nta nk'ibyo bigage ntari rudomoro ntari seka mana do you understand uri kumva ntukanjyanye mu bigage rero cyangwa ngujyane muri sumbirye n'ibindi bunyamaswa bundi ntaze mubana nabwo uri kumva hano icyakuza ni iki nakaze ariko nyine uri mwiza nese ibyo bivuze utantobye ntago byakumvikana amatwi yanjye aba mu ntoki zawe cyangwa mu kwakwanje base mbabare reka nkoreho hano buriki uziko nta n'umuhungu urankora kwibere base wakoze ngakoraho ngo inyoko nagwampa mama kandi uramure nako nyine urumva mama se ko nta nunzi Bibi wait. Muretse bitse uko umupira tubanze tugira ndi. Igisekani. Ndibutse. Shi rero, usko telefone yanjye yamenetse cyawe. Ibazo no kugikoresha. Baci ibindi bombejana pe. Nawe ugiye kunsaba umusoma 200. Shiri, yongeraho ijana ry'ikirahure cyane. Ariko nawe ngo se presque ya he. Ya na amafaranga naho umuntu nkunda utwo n'udufaranga. Okay, no se ikindi kibazo se urumva nyine na mumagiri yamamagaye nawe umuco kuzana ibibazo bya famille yanjye pe mumagiri yamamagaye nyine ambwira yuko ari ikibanza twitwaraguze kubera imisoro bagiye kugitwarira ubuntu akirimo amadeni menshi cyane ntago gisoze nawe ari kumbwira ngo nimworeze 100 by'umusoro buse kuko basi naye mbaye mfite 60 ninayamwoherereje ndavuga wenda no muri iryo jana naryo ndashya neza nabyibagiwe kandi nkubwishwe ni nacyo cyihutirwa basi mbwira kumamagana ne pe sishiri wese kubitekerezaho bivuga useka ngo ndayemerewe none sinakwimye iki thank you rira ku gahinda no kakanza nawe waje mu kazi ntago waje kuba muteteri uri kumva tuzahituma nkubera umwana mubi ngiye bura ntago ndi umwana mubi naho ubu nzamura isukari n'imyunyu ngugu ugatuma bitumbagira bikantera pressure nese nkora akazi neza rero mu byo ukoramo akazi ntago ngiye ndimo sindi icyombo sindi isafuriya sindi ibiki sindi inzu ukoropa kugenzura nkaho wagira ngo sini imodoka ugiye koza nende kureba eze tumuka genda jya kwisa ndagiye pe none se watsangakoraho rimwe do ninongera no kugukira igiti do mva aka kava kazajya hangabazi sibyo ndakoraho rimwe ukora he kuri ashaka gukora maze se wungukira he madam nyine numva ukuntu bimera Norongo rwuzabyumvira rimwe ncomoka imbere cyane ese umuntu arongowe wagiye ugasanga badamasene cyangwa barudomoro n'ibiki ntazi ujya mu kazi hari mu masafuriya haguruka
maze utanga ibitekerezo ugenda ndagusabye ibitekerezo kanigendera gusiga hano ubundi ubona ibyo ushaka. Yes boss. Nangize ngo uragiye. No wanshakaga se? Ya cyane. Nuko nshira nkabona harafunguye kandi bituma imibu yinjira mu cyumba. Okay. Nkise. Nibiki uri kumaza? None umutima uvuye gwa papa wawe. Nangize nibyo. Nuko atamumaze ngiye kubika nyine. Okay. Rero buriya nkubonye mukeneye pe. Namahoro. Namahoro ariko nanone bisa nkaho ari ntayo. Byagenze bite? Sufite ikihe kibazo ko papa warimo aragenda akira? Icyo ntabwo ari cyo kibazo mfite. Ikindi kibazo so ufite ni iki? Uriya mukobwa wanzaniye wapi byanze. Icya mbere cyo arasuzugura. Ushaka kumutuma wenda nk'ikiyiko cyangwa ukamutuma kintu kirahure akakuzanira ifoke muri make ngiye nta mutwe mfite pe. Muravuga Afrique? Yes of course. Shafre rero reka mubwire uriya mwana muzima busanzwe nagara umwana mubi kuko ngiye ntabwo ne kubazanira umuntu nzi ko ari umwana mubi ahubwo ikintu kibitera this uriya mwana bura n'imfubyi ndisitoyire nambabaza pe ngo ni imfubyi kureba Afrique pe ni imfubyi uriya mwana nta mubyeyi n'umwe afite ibintu byose akora ni trauma z'uko nta mubyeyi yageze ni imfubyi nta muvandimwe niyo mpamvu ubona yikora ibintu nka biriya aba ameze nk'ufite ihungabana ariko nyamara umwitonde nyine ukamwihanganira ukamuba hafi ibiro byose byashira. Ariko nanone izindi mfubyi bura bacumura mu kinyarwanda ngo imfubyi yumvira mu nduru. Mu gihe abandi bumvira mu nduru we abashaka yuko ibintu byose biceceka akaba aribwo yumva. Bwabyo ni ikibazo. Basi gerageza. Nanjye ndaza kugerageza muvugishe gusa nyine nakubwiye impamvu nuko ari imfubyi uriya mwana afite trauma rumva yakuriye mu cyaro mu buzima bubi mbese nyine afite ihungabana pe. Ariko nyine tumubaye hafi nawe ukamworohera basi ukagerageza kumubwira gake gake ukagira utuntu umwigisha yahinduka. Muzehe sameze ati? Papa wameze neza mvuye kumuvura. Umva usko n'umutori wuzuye ugeze nkaha abona ko asigaje kana. Ko dani nzi katinya umuti noneho yawushoboye atera. Nese yakanga ku imiti yahita apfa muzehe bisaba nyine umva mugenda mukanga mubwiye ati nutanywa imiti rwose ntabwo bivamo munywesha ku ngufu. Ariko rero mboneraho no kugushimira uburyo wita ku muryango wacu n'iby'agaciro pe. Shafre nokuri nawe urakoze kunshimira gusa ntabwo navuga ko ari ibintu nyine bidasanzwe ko niko kazi kanjye w'umuganga tuba twararemewe cyangwa tukabyiga kugira ngo twite ku barwayi. Yego nakazi nyine ndagahemberwa ariko mba ngomba no kwita ku barwayi ko n'inshingano zanjye. Oya ninjye uza agaciro kabyo. Ariko since you are speaking nutaganiriza uriya mukobwa wawe. No, it's okay. Ntago ari bumare kabiri muri runo rugo. I promise you ndabyitaho pe. Ndamubwira mubwira ati gerageza umenye ko Fred ari boss wawe ari umwana wa boss ntabwo tuma umugati uzana umugati ntuzanire indazi. Ariko nta nubwo nsaba byinshi. Nukuri kw'Imana pe. Ndabizi nyine hano urumva kuntu mwe na Dede mumenyere ko nk'abantu bakuru muri abasirimu ntabwo umugorana. Ikintu dupfa si ikintu cya danger ahubwo ikintu dupfa ni uko azana ya mico mu cyaro akayizana hano urabona ino nzu ukuntu imeze n'ibiki byose ibintu yavanye waba akabizana akabishyira hano kandi nawe nyine wawe musirimu bayimagize ku umusirimu ubwo abikubwira ku munwa nta bikorwa cyo birisi yamaragize ku musirimu basi mwihangane ngedeze kumuvugisha. Okay no it's okay nta kibazo uze kumuganiriza urabukoze kandi uretse yuko ahandi ntari ariko nanone akamenyero no kutagira isuku. Akamenyero nyine ari sociable nta bidasanzwe pe. Reka mvugishe muzehe numve ibijyanye. Karanje ningiye kumena uno muti nyine atamazemo. Okay. Sawa. Nta kibazo.
SAVA? SAVA bi? Uti nangaha? Yego. Ntabwo umenyere muri quartier? Ni mu Kivu? Kweli? Naye ntuye ahangaha hirya gatoya. Mba ndi mu gasiporo ko mba ndwanya ubusaza. Siporo ni nziza nanjye. Sure. Hamwe n'umukiri batoya mujye muyitabira. Cyane cyane abantu bafite igitsina nk'icyawe. Yego. Yes. Mwekora mugahora muri physical fit. Muri mukabona smart in and out. Yangire mu kiramo. Nibyo kabisa. None se ukunda kwikora buri munsi? Yego. Mbonye mu patino tuba dukora siporo kabisa. Urakoze cyane niba uzinduka twajya tujyana. Wamaka nimero kawe cyangwa kugira ngo njye nguhamagara noneho. Sa? Ushireho siporo umukobwa mu gitondo. Ukiriho siporo umukobwa mu gitondo? Yes, kugira uzajye wibuka nyine ko dukorana siporo mu gitondo. Nibyo izina ryawe se? Amazina yanjye uzayamenya. Dukorana siporo zatuzibwira. Imisogi se wayambwiye? Nzayakubwira ejo. Uzambwira ejo? Yego. Okay, ngiye gushyiraho siporo mu gitondo. Umukobwa siporo mu gitondo? Yego. Okay, nta kibazo. Sawa murakoze. Sawa? Nawe ndakongera mu baganga kabisa. Nyira. Turi mu bibazo pe. Turi mu bibazo mwana wanjye, turi mu bibazo. Ntabwo nshaka ko tuzapfana nyira. Nyira hari igitekerezo ngize. Kandi mwana wanjye umbabarire ugishyigikira ndakwinginze. Ngira ngo urabona ko ari we mwana mfite nyumva. Ibibazo byose turimo nabitewe n'umuvandimwe wawe. Ngira ngo ubushize urabizi ukuntu batugenje. Reba hano twari turyamye ukuntu tuhavuye bashobora no kuhatwicira. Ngira ngo ngusabe mwana wanjye unyumve. Urashaka kuvuga iki koko? Nagira ngo dutandukane batazatwicira hamwe. Oya mama oya. Mbabara numbwira ibyo bintu ndakwinye. Nagira ngo dutandukane batazatwicira hamwe. Umuryango wabo uzimye neza burundu. Ntabwo nagira kubura papa ngo nawe nkubure. Ntega amatwi nkubwire mwana wanjye aho uzaba ugiye rwose ntabwo ari habi, uzaba uri kumwe n'umuntu w'inshuti yawe. Ndagira ngo uhamagare Keyo uzarebe umuntu utira. So ufite nimero zo ku gapapuro? Uzifite? Nagira ngo uzishaka mu gipangu ariko. Mu kihe gipangu? Ariko ntabwo mbishaka mama. Ntega amatwi nkubwire mwana wanjye nyumva. Ntabwo ari urwango si ukukwikuraho. Urabona turimo turabunza bikize. Turararaguzwa aho tubonye. Buriya bari abantu niba bari abajura bari kutwica, niba bari ba nyir'urugo bari kudufungisha bakadufata nk'abagizi ba nabi. Ngira ngo urabona ukuntu tuhavuye. Wasanga barimo no kudushakisha wenda banatwumvisha. Rero mwana wanjye aho kugira ngo tuzagwe ahantu hamwe tuzapfe umuryango ushire kandi wenda wari kuzabaho ukororoka ukazagira umuryango. Mama basireka dupfane. Oya mwana wanjye. Oya mfura yanjye oya twararuhanye bihagije. Nta kintu utakoze waranyubashye. Ndambiwe kuraraguzwa, ndambiwe kugenda hano ntazi aho ngiye mwana wanjye. Ntega amatwi nkubwire wa mwana we. Urabona ko natangiye kubyimba amaguru, urabona ko ntabwo ntuje ikintu kiranga ngo umutima ukadihagura. Mbabarira nitumara gutandukana wenda Keyo azagutwara i Kigali. Njyewe ndi jyenyine mwana wanjye. Urabizi ko nshoboye guhinga. Najya nkora umusiri inda yanjye ntiyananira. Sinabura n'ahantu nibera mu rugo ndindushyi ndaho ngaho bakanyitungira.
mama aragwagenda. Mwana wanjye umva ibitekerezo byanjye ndi nyoko ntabwo mwifuriza ibibi. Nyira nanjye mbabajwe no gutandukana nawe twararanye hanze twasangiye ubusa twahekenye imyumbati y'abandi. Nyumva mwana wanjye ndakwifuriza ibyiza nzasigara mfashije uburyo nzagusabira umugisha Imana izaguhire. Genda ushake Keya akuntwara i Kigali wakina akazi wakora akazi ko mu rugo wenda wakwibonera n'umuntu ugukunda dore uri umukobwa mwiza akakwigirira umugore ukabaho neza. Nawe njyewe ndeka isi iranambiye isi irasharira isi irambiye mwana wanjye. Mama uri kumubwira reka amatwi nkugire inama mwana wanjye ndagukunda urabizi ngira nishimiye kugumana nawe mwana wanjye ndakwinginze mbabarira untege amatwi ntabwo nshaka ko tuzapfana ntabwo nshaka ko inyamaswa zizaturyana muri ibi bihuru ntabwo nshaka ko bazadufungana batwite abagizi ba nabi cyangwa inzererezi. Nyumva ngira humura uzabaho uko wowe tuzabaho twembi Imana isi izongera yizengurutse yongere duhuze. Reka amatwi wirira ceceka mubwira ceceka turacyari mu gasozi buracya neza hatagira n'umuntu twumva. Tuzahura humura kubabara ntabwo ariko gupfa. Nshobora kuzagira ubuzima bwiza nkabaho nawe ukagira ubuzima bwiza ukabaho tukazahura. Mama wikiga ndakwinginze ntabwo mfite ahantu gutwara mwana wanjye ejo tutazahura n'abantu bakagusambanya ndeba bakagushwanyaguriza mu maso yanjye. Mama tugende mama